umubyeyi mwiza kandi bahane n'umuryango wacu kugira ngo icyo dushaka zitambuka batambutse barambona banje batambuka nabo muberekeje mu byiza abo wacu mu bishinzo byose mubereke ntacyo bitwaye batambuka kandi Jean taramane nawe niba nawe waritabye baraza kuza kukugenera singene ariko reka nanone nari musanze tugezeho gusenga dushima Imana yatureze izina ry'umwana w'ikiye Yesu Kristo tubishimiye umugambi mwiza tubishimiye uburinzi bukomeye za buri muntu wese tukaba kandi ikigeretseho gahunda kandi tuzamwishimye kuko warinze abashyitsi twagize Imana mu izina rya Yesu barakoze cyane kandi mubyeyi asanzwe dushinganisha imbere y'iteka burya ngo biba byiza mu gitaramo dutanye igitaramo iwacu dukoma amashyi ariko twasoza gusenga Imana yo mu ijuru ugasanga ibiganza byacu biragumye mu Imana amashyi mwuka byari byajeje data kandi databuja umubyeyi mwiza n'ubwigikaka rw'imbere banze umubyeyi wagabiye byose ngabona imfura ziza zitugana hano mu gitaramo urungano rwa nyina rumenyane rwakira abasore bo nasanzemo twanakiranye twumva n'izigira bose wanirira zintore twagendanye iz'umuryango wa Musalimana rero natwe mu majyaruguru hafi yanyu hariya ubuki n'ituro ry'umuryango wa Filipo munkundiye nakiriye intango kugira ngo dukomeze tugubwe neza kuko umuryango wa Filipo nubwo waza mu birori nk'ibi utaza gusa izikaba igihe muduhereza inkunga iyi nkunga rero muduhaye turayakiriye mutugire neza muri uno muryango ngo turashima nanjye barashimiye rero izina ry'umuryango wose wa Filipo turabashimiye kandi muri iki gitaramo dufite natwe aho twari turi twari dufite ibihe byiza by'amasengesho kuko namwe tubasanganye kandi natwe twumvise inkuru nziza iri ahangaha twitabira iki gitaramo nimuza kutuzirikana muza kudushyira ku murongo w'ibyigwa kugira mushyire mu bindi natwe muze kuduha umwanya mutugenera kugira ngo dutarame ndabashimiye murakoze cyane Kesha uze kunyemerera kandi ubushimire ndagira ngo iri tsinda twagendanye baze kugeza ibiganza dushimire rwose uyu muryango w'imfura wa Jean Bosco ndetse urangaje imbere na Emmanuel mu myemerere nk'izi biganza tubashimire Emmanuel rero muri uyu muryango wa Filipo ngo nta mugabo utega inkongoro ndagira ngo muri iki gitaramo cyanyu musanzwe mumeze neza ntaza gutega inkongoro nubwo mwazitugeneye zikaba izo twegewe ndagira ngo mbwire ya ntumwa yanjye itebuka munyemerere bature imihango y'amahoro kugira ngo mbone ko bagezaho ijambo ry'umuryango wa Filipo
nari ngitekereza ndi kuganira n'umuryango wa Bizimana Jean Bosco kugira ngo ndebe uburyo ki twabishyira ku murongo kumbwira ibibazo binyuranye none dore urabatanze bise ushaka iyi ntango nziza agiye kuyibona uba ugiye kuvuga ibinyuranye aravuga iby'ukuri murakoze cyane rero murakoze cyane bazi umuryango wa Filipo ko igihe cyose bagera muri uyu muryango bataburamo ijambo no kuvuga ngo umpaye baranyemereye ngo ujye kumurika nawe uhabwe ijambo muri iki gitaramo urwaye umwana rero cy'umuryango wa Bizimana Jean Bosco nawe wisanzure uvuge karibu mwiziriza cyatugezeho inkuru yanyu yanyuze mu itangazamakuru byose ndetse amakuru asakara ahantu hose ko abantu bose imihigo ari umuryango wa Jean Bosco itugezeho rero twari twicaye mu muryango wa Filipo natwe turi mu mihigo yacu turavuga tuti uyu muryango ufite ubumenyi buri imbere kandi bafite intero yitwa bandebereho ndabona twawureberaho umuryango wa Filipo rero uba wagize igitekerezo uravuga uti mwaretse tugahaguruka tukagenda tukareba ko baturemye amaboko natwe tukazamuka mu mihigo mu by'ukuri rero Emmanuel umuryango wa Filipo urabakeza turabakeza turabasaba ko natwe naturahurira ku bumenyi turabasaba ko natwe naturema amaboko turabasaba ko natwe mwadufata ukaba wa mbere tukaba wa kabiri tukava mu cyiciro tukajya mu kindi icyo cyifuzo cyacu ndabizi neza ko mwifura mutwemereye mwacyakira mukagisuzuma kikajya ku murongo w'igihugu murakoze umuhungu wanjye arumva kandi yumva vuba aho ntumvise we arahumva uyu muryango wa Bizimana Jean Bosco turabakunda kandi turabazi tuba tubazi ikaze twabahaye mwaribonye dusanzwe tuziranye ntacyo rero wasaba mu muryango wa Bizimana Jean Bosco ngo ukibure ariyo mpamvu uko wasaba kose twiteguye kuguhereza kandi uko wabivuze twiteguye natwe kubishyira mu bikorwa umwanya wasaba uwo ari wose uwa kabiri nawe turawukwemerera twakubwira tuti rero ujye hejuru icyo ushaka cyose ugisabe karibu kandi uraza kubisanga ugezeyo ndavuga rwose ni imfura rwose niba bemera Imana kandi bakongeraho kuba ari abahanga bafite aho babikomora barambwira bati noneho rero nugerayo kugira ngo utaza kujya hirya y'abari kure urebe igikorwa babanza avuga ndetse n'ibyo bahoze bandebera rero barambwira bati ugende nubona igikorwa babanza urebe izina bakise nubona ko ari izina bakise ugihinduremo ukuri ubasaba ijambo niko byagenze aba basaza bahoze bambwira bati twitegereje tumaze kureba usanga uriya muryango wabanje gusenga Imana ese burya basenze Imana ubwo si byo bisobanuye iki barambwira bati buriya niyo ntwaro y'imbere ituma bajya imbere ibyo ni ukuri uyu muryango wa Filipo rero urasaba ko wabarema
mwabaremye amaboko mukabongera imbaraga, umuryango wanyu mukatugenera umugeni. Impamvu tuza gusaba icyo gitekerezo nuko twaza tuvuga tuti hasigaye iminsi Yesu Kristo akavuka, kandi muri ibyo birori byo kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo natwe twaza kuba dufite icyumba iwacu tugafatanya n'uriya muryango wizera Imana kwizihiza ibyo birori. Niyo mpamvu rero umuryango wa Filipo ugendereye umuryango wa Jean Bosco Bizimana ubasaba ubakiriza, mutwemerere umuryango wanyu natwe tuzafatanye umunsi wa Emmanuel, dore ko batubwiye ngo nawe mwitwa Emmanuel. Niyo mpamvu naserukira uwo muryango, natwe yenda umuryango wacu tuzabe dufite umunsi mukuru umeze neza. Muduhe Mariya iwacu, yenda mwe kumuduha uyu mwanya ngo muduhe Mariya, muduhe na Rusi kuko nawe ari mu gisekuru cya Mariya. Mubyeyi munyemerere mbakeze, muduhe umwanya natwe mutugenere, mutureme tujyane mu birori by'Iyobokamana kandi tujyane mu mihigo y'intsinzi. Ndabashimiye, murakoze. Bwana Yohana, tugishimira ko umuryango wa Filipo ubonye intore nziza yo kugira ngo tuyiserukire. Tugishimira uburyo ki warebye umuryango wa Bizimana Jean Bosco mukitegereza mugasanga koko ubonekamo abageni. Ni koko abageni turabafite benshi, ndetse wagira ukomoza no ku mazina anyuranye, ayo turayafite, ariko hari icyo ugomba kutwereka. Ese urasaba umugeni, ubwo uraza kunyereka uburyo ki usaba umugeni? Urabinyereka ko usaba umugeni, cyangwa niba waruje kugira ngo twifatanye mu birori gusa? Ngo umwanya rero nunyereka ko usaba umugeni. Wa Filipo abaye impano Manu, uza kwenyemerera wakire. Iki ngiki ni ikimenyetso, iki ni icyozi, iyi ni impano y'Ifatarembo isaba umugeni. Munyemerere irembo ry'umugeni, numara kurimpa usabe nk'uko twabiganiriye nagukoreye. Ndabona ari rusake, kandi koko iki ni ikimenyetso cya mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo isaha nini Emmanuel rero unyemerere cyafite n'ibindi. None se niba isaha ari iyi, ibyiza si uko twayikoresha, reka tuyikoreshe uko igihe kimeze. Iyi saha rero kuko wari ubinyemereye, iyi ni impano y'icyozi kugira ngo uyu muryango wanyu ukomeze kwesimirwa mu bikorwa, kandi natwe umugeni muduha azatubere ishingiro ryo kwesimirwa. Iyi ni impano. Emmanuel rero akomeje. Iyi ni imashini ya kizungu yifashishwa mu gutunganya ubwatsi bw'amashyo yanyu. Nabonye namwe mufite ifuku y'inyambo, ubwatsi bwanyu nabonye butoshye, hakabura imashini ibutunganya neza. Nyemerere wakire iki kimenyetso. Urakoze cyane. Tunyemerere rero nakwaye Emmanuel, iki ni ikindi cyumviro cya kizungu. Unyemerere iki
dukoresha kugira ngo muri ibi bihe bigenda bihindagurika hato na hato babonye ko aya mabwiriza ariho asaba ko buri wese agira ibikoresho akoresha. Iki kibumbano mwene mucyakire kugira ngo ariya mashyo yanyu rwose ajya akoresha ikibumbiro kigezweho. Akoze cyane. Ibi birajyana bikuzuzanya. Ubu ni uburyo bwiza bwo kugira ngo igihe mudahi ukoresha ibikoresho bya iterambere. Anyemerere rero umuryango wa Filipo nawo wagisemo, kandi ni uburyo bwiza bwo kugira ngo nk'abantu bari imbere yacu mu iterambere mukomeze mutere imbere, kandi natwe tubakurikire tureba aho mugana. Urabona icupa ari igikoresho cyiza kizajya kidufasha kubona amazi, reka nacyo tucyakire. Manuel rero muri imfura ndabashimiye uko bimeze kose. Umuryango wanyu turabasaba umugeni, kandi umuryango wa Filipo nikwije. Ibi ni ibimenyetso by'ibanze bagaragariza ko uyu muryango ari abatunzi. Nimufata icyemezo mudukoshe nabyo turabikora. Bwana Yohana urakoze kuri ibi bimenyetso. nk'uko tuganira njye nawe mbahagarariye umuryango wa Bizimana Jean Bosco. Reka njye kubonana nabo tuganire turebe koko n'ibi bimenyetso watanze bihagije. Idusanga bihagije ndaza kubikubwira wasubira mu byicaro byawe. Ndagira ngo n'ubundi n'uwemera gutegereza ndaganira n'umuryango wanjye Bizimana Jean Bosco, noneho tumenye icyo Dusengimana Rusi twamukosha umuryango wawe. Urakoze. Uyu muryango wose ugizwe na Emmanuel, uhagarariwe na Emmanuel Nifu. Bose Dusengimana Rusi arahari. Ikimenyimenyi ubu bari ku kibuga cy'indege, kandi amaze kubona itike y'indege. Narabonye namwe kandi twese twaje tuvuga bose kubera ko uyu muryango ndetse n'amakuru ariho agenda yihuta. Nahoze mureba ririya tangazamakuru bashyize hariya iwabo byerekana amashusho uburyo isi iri gukurikirana ibirori biri kubera aha ngaha. Namwe niba mubyitegereza neza murabona ko koko Dusengimana Rusi ari ku kibuga cy'indege cya Paris. Niyo mureba nanjye ndi kubibona, ariko ariya makuru ari gusimburana umunota ku wundi. Icyo namenye rero ni uko Dusengimana Rusi kubera ukuntu ategerejwe muri iki gihugu, amakuru ndabona bavuga ko bamuhaye itike y'indege agomba kuzamo wenyine. Jeff Tuve uyu muryango se murabona atari ndashyikirwa, mufashe tuwushime. Maze rero Emmanuel ndiko ndimo ndeba hafi yanyu, nibyo bahoze babimbwira ngo neza kuhagera murampaye amakuru ko ari ku kibuga, kandi ndajya nyabona kuri iryo tangazamakuru riri hafi yanyu. Bari ku kimenyimenyi nze kureba amatara ari ku kibuga cy'indege aho aza gushyikira, ndetse ndimo nyitegereza nkabona agaragaza ibimenyetso bya nyuma by'uko indege iparitse. Abantu bashinzwe protokole bose ndabizi neza ko bafite amakuru kundusha.
entre. Komezanya nawe binyuma shamari nani naringa. Lâche. Esta. Mama Kati. Gerageza ubinjize kure mabana babinji. Abana ni binji. Quickly. Agumya kugenda atambuka banyeretse urugamba rutandukanye, banyeretse protokole, ariko by'umwihariko naje kubona basaza ba Rusi, nibyo bari baramenyereye ko abitaho akabafata neza, ariko nk'uko umusangiza w'amagambo bivuze, iki ni igihe cyiza ko Rusi ababwira ati nanjye ngiye gutereka ntango mu rwanjye, ngiye kubategurira namwe noneho muzaza mungana babwira nti nimusogongere. Abasaza be kuko babivuze bakoze akazi gakomeye n'ikimenyimenyi mw'uwo mwanya
baracyari kumwe nk'imfura ndetse n'inshuti. Inama nza kugira Jean Marie ni inama nza kuvuga nyuma y'uko icyemezo cyiza nafashe cyo kumushyikiriza Rusi nanjye nkivuga ngo noneho muramutse basaza bawe nawe mbabwire noneho muramutse Jean Marie ave mu byimbo kuko ndabizi iki ni igihe cyo guseruka. Jean Marie rero uko ubireba aba basaza ba Rusi ni abantu beza ndetse n'abasore bamenyereye ubutabazi ni nk'abaniko. Abo basaza ba Rusi babanye hirya no hino babyeyi beza, burya ngo inka yabyaye muki irangigira ati ayangera hasigaye n'ahabashumba. Jean Marie bamuhagurukije ubundi reka nanjye nkore nk'umushumba ndagira ngo akore ibyo bigenewe nuko by'Imana sinabwo diregiteri jenerali Gisherigati amategeko n'amabwiriza y'ijambo birakurikizwa. Reka rero nongere ninginge pare wabona nabonye udapapuro umeze nka Paul Kagame shyikiriza ibaruwa nziza ya mushiki wanjye atakira mu rwandiko rumwe adaki Jean Marie sinamaje kubashyikiriza urwandiko arongeye nanjye aranyongorera ndeba irya mukuru n'umwana wanjye arambwira ngo urwo rwandiko nimutambuke mugende mutere agatanga musubira inyuma ubundi mugende mujye kurusomera hirya hafi y'igikumba kugira ngo inyana zitaza kuza gucara ikizakuru zikajya kugabuza nyina ariko musoma urwo rwandiko rwiza ubundi agahungu ahure n'umunyatwe namwe muze kuza kubyumva. Mutera agatanga n'umushyikirizo w'ihene simwarinze neza kandi barabashimye cyane. Mumumushyikirize ubundi muhita musubira inyuma mugende ubundi mujye gusoma urwo rwandiko. Ati turamushimye cyane ariko mama ngaho se nimuye kure mwana y'abandi basubira inyuma reka bamusubire namwe tureba ikinyana musubire kureba utunyana ntacyo batwaye si amafoto yose agafoto k'urwibutso bombi ariko tureba amafotora n'amama Jean cyane rwose urubuto rumwe ngo bita impeta none reka mureke kuri urwo sumba ari we soko nsoma amashini yatarutse zamura ariko amashini afite amakanya kanyama z'abashyira ahantu heza amashusho yacu atazaza amashize bapangire neza kanyama twumvikane mu bashyira ahantu heza n'ururabo rw'iroza mbega rweze ku Kicukiro mushyikiriza umururabo nabwo bamushyikiriza. Ati mukunzi wanjye mwiza bwiza bwawe busa n'akantu k'iroza keza Kicukiro ry'amasirima murahazi hehe akarabo k'iroza akarabo keza Kicukiro Marie muramu wanjye kandi Jean Marie akagira ati mpano Jean Marie yateguriye umukunzi we mbifite nayimushyikiriza atanga impano. Ati mukunzi wanjye mwiza naguteguriye impano ufite impano yaguteguriye abagaragu b'iwacu n'abaja yegere se ntabwo kuza ushidikanya de si impano zose ziri hano zateguriwe mushiki wanjye. Ati mukunzi wanjye mwiza akira impano naguteguriye urukundo umutima utuje mushiki wanjye nawe kandi agira ati kera agasaza kabwiraga kandi kuzakama kera agasaza kabwiraga kandi kuzakamwa inyuma y'ubundi nayo ikabura u Rwanda mu gihugu uha mushiki wanjye nawe impano nziza amataba atekanye umutima utuje mushiki wanjye kandi
akagumya kugira ati ndikumva igitima cy'insagamba ngira ngo tugerage kukwerekana mu muryango. Mushonje mutambutse ugende kumwerekana mu muryango wereke umukwe ukiri mu muryango ariko umukwe rwose aserwamo ibiganza mu kamuha amashyi. Umukwe wacu dutambuka kandi twinginga papa mu byubahiro tumugomba akagimburuka mu byimbo byiza ateguriwe. Reka twinginge papa mu byubahiro tumugomba atambuke hano imbere. Papa mushirane rusi reka ikimenyetso kidasanzwe ubundi bagushyikiriza kandi umubyeyi mwiza agushyikiriza kureka akabika kure. Papa igere hano bagufotora agafoto k'urwibutso rwe. N'ufite impano ya mama nawe ayishyikiriza ababyeyi. Mama reba hano umugeni reka kandi twongere impano ufite impano none twateguriye papa nayo nongeye bayimushyikirize. foto wapfa kuyifata gutya ati papa wanjye nakwitura iki ikikamba ry'amakuru kugura umusaza we ingofero nziza n'akabando gaciye bakoreka akabiko kwe ushinzwe n'urajya indege byose byo muri iki gihugu arashoboye cyane. Papa reka kandi babafotora papa utambuka manika ku karongo bacurwa kure ubundi bose bahita bakwakiriza ariko amashishi hejuru. Papa shyira hejuru ku kabando n'abandi batanga amashuri shyira mu byumba byiza bategure ntacyo batwaye. Ariko mushiki wanjye ndabona n'iwacu batari kubyumva neza bazibikira n'iwacu batute babwiye gupaye ijana n'ubukore kandi bufite buriya tumufata mwita muri poroteshe ufata muri poroteshe kwa kuri bahina kujya kuwuterura kandi wishimye umukazana mubahuza ibiganza mukamuha amashyi. Reka kandi n'ubundi turaza kuza kwinginga papa ubundi turaza kuza kwinginga ababyeyi kugira ngo ishusho yacu turazamo abashaza ubundi bagiye kuza kuzatongera tubagarure hano imbere. Kwinginga papa mu byubahiro tumugomba atambuka hano imbere ntacyo uraza kuza kuba bitwaza. Reka none twinginge papa atambuka kandi papa ufite impano bateguriye papa nayitambutse ufite impano bateguriye papa nayishyikirize. Mushwanira ati ntabwo nakubaha ku ruhanga rwa data bukwe kirazira ariko ubwo mwakwiye kubaha ku ruhanga rwa sebukwe byaba ari amahano bwo gusa niyacikamba ry'abafite akabando gacibwa kureka akaruhuka ku rwanda ukuntu umusaza aberewe neza cyane ati muramubona. Reka papa ajye mu hagati ajya bakamera mani n'abumva barabizi cyane. Twongera kandi nanone tukinginga na mama ukuntu umusaza aberewe twinginga ufite impano ya mama nawe nayite papa kuramo ako kantu gapfutse umunwa de na mama kandi bakabafashe n'abapari n'amarene de bafashe tuno tuntu dupfutse umunwa baripimishije covid 19. Kama manje nakuturike ariko mu kigitananga hari umurya w'inanga uba ari uwa mbere mwiza cyane. Manje nakuturike guhora museka byishimo bizaganze mu mutima yanyu. Yowe tekira mbega none muzishime cyane kandi n'ikamba rya muzaganze muzagumya muri byose. Mama abashyikiriza urwandiko rwiza tumurushiye sekreteri arusome kanamaso. Reka ababyeyi twigire papa nawe reka ababyeyi bajyemo hagati abana nibo bajyemo hagati. Kamera bane n'abahanga guhora baba bafite uko babiteguye gusa ndabakunda nabo
ababyeyi kandi babafotora ifoto y'urwibutso reka twese turirimbe reka twese dutumire shangazi wa munsi shangazi Viji aho ukeneye mu bintu byiza wateguriwe ufite impano nziza ati turagushimiye cyane kandi shangazi ati turagushima cyane bakabahaye impano ati muri umuco nyarwanda bakoze byinshi turagushima cyane hafi yagiye akorera byinshi bitandukanye nakadasohoka muri njye turagushima cyane kandi ati kandi uvuye mwiza reka kandi twongera nanone dutumire na mama Siwo hagati mama Siwo Viji nawe utambuka ntacyo bitwaye isi uri kureba he ati aba n'ababyeyi banjye nanjye ndabonera no kubashima n'ababyeyi banjye bagiye bamba hafi bafata kandi ifoto kandi n'abahanga babusoje kare biba byiza twongera gutuma Janvier murakoze cyane twongera kandi turatumira ufite imbaraga Esther ufite impano ya Esther bashyira kandi impano tukongera tukinginga tugire imana Victor tambutsa imana ya Victori ati turagushima cyane Victori ati Victori cyane turagushima n'indashyikirwa kandi umutima ufite ukemuye turagukunda cyane kandi tugushima imbere y'imiryango kandi tukongera tugakinginga tante Viji nyina wabo wa Rusi Viji wikinga kujya mbere bakagushyikiriza impano bateguye twongera kandi tukinginga ufite impano ya twongera kandi tukinginga pasiteri Bizimana ibyubahiro tugomba databuja kandi akaba umubyeyi ubere gasonga umuryango wacu akatura hafi muri byose nawe twongera tukagushima tukiginga kampani Ishangi kampani limited tugura impano abageni bacu namwe muratambutse impano nziza mwateguriye abageni bacu Ishangi kampani limited babateguye impano kandi y'umugisha mujyano kungo mujyano umurongo mujyano natwe nka kampani Ishangi ikorera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango tunejejwe no kuba uyu mukobwa wacu Rusi twakoranye igihe kirekire
twishimiye yuko uyu munsi turi kumwe mu birori bingana gutya by'abantu bangana gutya nuko Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kampani Shangi rero ni kampani yifuje kuza hano ariko ntibyakunda, bose ntabwo baje. Iyi ni timu ya sinema ishinzwe ibijyanye na sinema, harimo n'abaganga. Aba rero nibo baje bahagarariye abandi bari muri kampani Shangi. Inge tuvugana n'umuyobozi wa kampani Shangi nitwa Tugirimana Victor. Bityo rero gusi kampani Shangi yagutekerejeho nk'umukobwa wacu uduhesheje ishema, ntabwo twabona uko tubivuga, tubivuze bwakwira bugacya, ariko hari impano twakugeneye nka kampani Shangi yose, by'umwihariko uraza kuyireba wowe n'umugabo wawe, by'umwihariko kugira ngo iyi mpano izajya kubera urwibutso rw'ibihe byiza wagiriye mu Ishangi, kandi twizera ko tudatandukanye ahubwo tukiri kumwe 5 kuri 5. Shangi Company Limited ariko sinzi mushatse mwasanga bigiye imbere umukameramani namwe mwajye si uruhande rumwe kugira ngo bafate ifoto batazamara kugira buriya mwene ifoto ze abandi mugaca n'akabozi mugahina amaguru abantu b'abasore kandi b'abasirimu bamwe mwanicara hasi abambagara ntacyo byose byaza kuba bitwaye abantu b'abasirimu imwanditse ariko bari kurya kuranza kugaragara n'iyi foto be mbese Shangi Company Limited ariko azajya areba iyo mpano yibuke ko yabaye intwari y'umuryango, kandi ko igihe cyose yabaga afite uburyo atigeze yirengagiza barumuna be. N'ubundi ndamusabye ngo azakomeze kubitaho mu bihe byiza, mu bihe bigoye azakomeze kubitaho. By'ukuri nubwo atari we mukuru mu muryango, ariko ni intwari y'umuryango. Imana imuhe umugisha, n'umutware wa byumve ko atwaye umukobwa w'intwari y'umuryango, nubwo tudatandukanye. Ariko aka gafoto nashaka azakamanike mu cyuma, kabitsa amateka menshi. Imana ibahe umugisha. ati kandi iki ni ikimenyetso cyo kubifuriza kuzabyara nk'umukobwa kandi muzahirwe n'urugo muzagumye mwubakiye sanati very good. Barakoze cyane kandi ababyeyi kandi abavandimwe abantu bakagenda babashima, nta muntu duheze n'umwana. Mushwange singira kawa cyangwa wiherereza umugabo wawe umukobwa w'umukoherereje byaba ari amahanga n'imama n'imana bagafasha kabiri mukitanaga wese gakinano jabo ngirana marushani gihugu nawe na marushani byitugu byo mutarutwa wawe bitangizemo iyi pose myiza uri mwiza kako kamwe gatangiza ibitugu ngo twegere ega mama ngaho mwereke ukuntu tuzaba dusangira musangiza ko ntabwo nziza. Mushiki wanjye agira ati mbega mama ndabu niba baguhaye amashyi umenye ko wabonye ko uzashobora guhazunga niba mbona ega mama reka batari ibintu
murakoze cyane murakabyara mujaje mujama ngana uri kure mutyo burya ngo umugore aramuhata mwese hariya muze mwese hariya mukiri umuryango wose ngo arasante cyangwa ubuzima bwacu mubwiye ngo arasante bose baryohera umuryango wundi mubwiye ngo arasante umukecuru n'abasaza baragira ngo santere dusaba yarasante murakoze cyane musomeho ngaho ntacyo bitwa musomeho mwese kameramani niba ndi gufotora ifoto ntabwo yifashe uyibuse wazajya he ndangamirwa mu rwawe nyampinga bakurebereho gaciro n'ishema we gitego mu bakobwa we nambwe iziri cyane we cyangwa ikiziri imisato kuno rubengerana uragahura wabo dore bidateye kabiri mu rugo barakureza urakura uciye ubwenge ugendera ku bigenge gukora no kubaha bibi byawe maze ugira igitekerezo ugashingura cy'umujama ati ndahabaye wariyubashye cyo nkundira twubahane bitwizanye umurindi umuriri n'impundu zivuge dushakatwe dukunde twogogura uduhuje twambarire kurukingira twisegurire ibyishimo ndebe rusakara dore si ibyungo ndakujya umutima n'ibirimo byuzuye igituza binize umurindi wo kuvuga ukuri ukunde duture mu mishinga izira inshinge n'amakemwa ikazana ugasaza dore imyaka maze niyo nsigaje kubaho yose nkundira umbere ndabiteka kugeza dutashye cyane ko nawe nagishije inama ari we nzobere ngane ngugire inama